Wakora subscribe kuri Nyawo TV show naho turakora subscribe kingi cyo wakora subscribe kunywa tuye tubasha kubana gatanu. Bagira ngo nsuza abanyarwanda ndetse n'abantu muri Europe, Amerika, mu Burundi, muri Congo ndetse n'abanyamurenge muri rusange ndabakunda cyane. Ndabasuje ni wo muhungu wanyu nanone ugarutse rero ndagira ngo tuganire kuri saga yaba iherutse kuba ya Umurungi Saben umunyamakuru wa Unsebya TV ndetse n'abandi bantu bagiye bashora amagambo atari meza kuri Saben cyangwa se kumuvuga nabi. Iyi mihanda cyangwa se izi social media cyangwa izi platform dukoresha hano mu gihugu ubundi zagakwiye kuba twazibyaza umusaruro cyangwa se dufite uburyo zitwinjizamo ariko zikatwinjizamo tudakoresheje gusebanya cyangwa se gusenyanya. Mu by'ukuri wenda tutibanze mu bintu byinshi cyane mwagiye mwumva saga ya Saben, amakuru amwe namwe avuga yuko bamufashe yagiye gusambana ahantu runaka, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi ngo byari byo cyangwa se ntibyari byo. Urumva kuko nyirabyo cyangwa se nyiri kuvugwa nta byegeze atangaza cyangwa se nigeze navuga ngo barambeshyera. Ariko mwagiye mubona ko Karara yagiye asora ibiganiro byinshi cyane avuga ukuntu yagiye abona Saben inshuro nyinshi nabangwino nawe bakora ibintu bidasanzwe. None nkibaza niba umuntu ashobora gufata ikiganiro akajya kuri space akagenda agafata ikiganiro ku muntu agambire kumusenya kandi aziko uwo muntu ari kuvuga cyangwa se umuntu agambire gusenya ari umuntu w'umugabo cyangwa se ufite famille, afite abana, afite famille akomokamo cyangwa se afite n'umugore ufite famille, kandi akaba aziko ibyo biganiro ari gutambutsa kuri platform azabikira kuri space cyangwa se platform ziwe. Abo abantu biyo atari bo bazabireba bonyine, hari n'abandi bantu bazabireba bisi yose. None nkibaza ngo ese mu myaka runaka mu gihe uwo muntu abana ba Saben bazaba bamaze gukura cyangwa se abana ba Karara bazaba bamaze gukura, bakazajya babona ibiganiro mama wabo yagiye ya-uploadinga cyangwa se yagiye avuga ku Umurungi Saben na famille yiwe amusebya, amuvugaho ibiganiro bitari byiza cyangwa se atanga amakuru atariyo atanahagazeho. Ese abo bana bo bazajya bagutekereza ngo ki? Ku rundi ruhande tukavuga ati ese koko mu bana ba Saben mu gihe bazaba bamaze kuba amacwa cyangwa se bamaze gukura bazajya babona ibiganiro byagiye bikorwa kuri papa we na mama we, bizagenda gute? Ni amakimbirane urumva azaba ari kurema kuri abo bantu. Tukongera tukibaza ngo abana bangwino bazirampanga ibintu Karara yagiye bavuga cyangwa se abandi banyamakuru bafite platform bagiye batangaza byagiye bivugwa kuri mama wabo cyangwa se byagiye bivugwa kuri amugabo. Ese abo bana bo bazabifata gute? Ngiye nashimye buryo ki Saben yitwaye mwakira kibazo. Saben ubundi mu busanzwe ntabwo twe tumuzi nk'umunyamakuru ukora ibiganiro yigaragaza, ariko noneho ariko mbere yuko dusubira inyuma gatoya, mbere yuko iriya saga yose itangira habajeho saga ya Yago. Hanyuma rero Saben aza gutangaza yuko mu gihe akirwaye cyangwa se arwaye ibiganiro tutazongera kubona ibiganiro ku Unsebya TV cyangwa se kuri Instagram nk'uko byari bisanzwe. Mu by'ukuri rero yatangaje ko yarwaye yagiye kwivuza. Ubwo rero Karara nibwo yatangiye kugira ate gusohora ibyo biganiro cyangwa se ayo mavideo. None nkibaza ngo nashimye buryo ki Saben yitwaye mwakira kibazo. Saben yabaye intwari arakomera ndetse n'umugore we amufasha gukomera mwakira kibazo, ndetse na famille yose iyaza kuba afite wenda nk'umutwe woroshye cyangwa se yari kujya depression. Hanyuma Saben yihanganye mu ibyo bibazo byose agiye acamo ndetse na famille yiwe iramufasha, baramukomeza baranamwihanganisha bamwereka buryo ki nyine wanze kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina. Ariko nanone Saben abicamo neza kugeza ubwo bisa nkaho bihoshotse. Saben agarutse neza, mwabonye ko noneho yaje agaruye icyo bita innovation. Mwabonye ko ntabwo twari tumusanga ubundi tumuzi ku masura mu biganiro yagiye akora ko atabagaragara, ariko noneho yashatse kwiyereka abamukurikirana kuri Unsebya TV.
ku Isimbi TV ni umuryango urenga miliyoni imwe n'ibihumbi 250, bari gusingira hafi 300. urumva ni umuryango mugari, ni umuryango utarapfuye kwizana gutyo gusa, kuko Isimbi TV ni platform icaho abantu bafite ibibazo, na abantu bajyaho bananiwe, na ahantu abantu bajya bafite ibibazo runaka bigakemuka, abashonje bakarya, abafite aho kuba bakagaburira, bakabona aho kuba, abadafite ibyo kurya bakabibona ibyo kurya. Mbese afite ibintu byinshi cyane yagiye akorera kuri platform yiwe. Hanyuma rero umunyamakuru wa Isimbi ariwe Umurungi Saben yagarutse neza ashimira, namukunze cyane kuko irasaga ubundi yabayeho. Ni ukuri mu by'ukuri nawe ubyishyireho, ari wowe bavuze kuriya bakakuvuga ibintu bitari byo, sibyo? Ufite umuryango w'abana, ufite umugore, ufite umuryango kwa sobukwe, nawe ufite umuryango uvukamo, bakakuvuga amagambo ameze kuriya, cyangwa se bakakuvuga ibintu nka biriya. Mu by'ukuri ndatekereza ko byagorana kuba wagaruka mu nzira, ariko ndashimira Saben yabyitwayemo neza kandi abibanamo neza, dore ko none we yanatangaje ko ziri atari zo ntambara zonyine yarwanye, hari n'izindi ntambara yagiye arwana ziri behind. Urumva atabashije gutangaza, ariko yavuze yuko yagiye arwana intambara nyinshi mu myaka 6 ishize ashinze iriya platform. Yarwanye intambara nyinshi cyane. Ndamushimiye rero mu buryo yitwaye mwabira ibibazo byiwe. Hanyuma rero yagarutse ashimira umuryango wiwe, cyane cyane umugore ndetse n'abana, umuryango we avukamo n'umuryango kwa sebukwe, ndetse n'inshuti muri rusange zabashije kumuhumeza cyangwa se kumuha pole ko byabiri kumubaho, dore ko byari bimeze nka filime, cyangwa se byari bimeze sinamenye mbivuga nguki, byari ibintu mbega by'akababaro, cyangwa se bitari byiza kuri we, dore ko ubusanzwe nta saga nyinshi cyane twari tumuzimo, ariko kiriya kibazo cyaje noneho kiri atari simusiga. Hanyuma rero yaje agarutse azanye icyo bita innovation, yaje noneho agaragara kuri YouTube, abwizeza abafana be ko agiye kuzajya bakora ibiganiro, rimwe na rimwe bazajya batumira abantu bafite ibiganiro byafasha abandi bantu, cyangwa se abantu bafite ubuhamya bwafasha abandi bantu, cyangwa se bagatumira abantu bakora ibyegeranyo, ariko nawe akagaragara. Mu by'ukuri rero yavuze yuko mu bintu byose byamufashije, ibintu byamufashije kwihangana mwakira kibazo ni ukubaha Imana, ikindi ni ukuba yaraciye ku ishuri, kuko iyo ataza kuba kwihangana cyangwa se kubaha Imana cyangwa se gusenga muri rusange, ntihazemo akantu ko kwiga, byari kuba ibindi, kuko Saben nawe yari kuza kuri space cyangwa se kuri platform, dore ko afite umuryango munini kuri platform ze, hanyuma nawe agatangaza izindi nkuru zitari nziza, ugasanga ibibazo bibaye ibibazo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo yabikoze, kubera ko ni umugabo uri macuwa, ni umugabo ukuze ufite ibitekerezo, ni umugabo ufite famiye, ni umugabo ufite abana, ni umugabo ufite umuryango mugari. Urumva ntabwo ari kwirirwa ahangana na bari abantu. Urumva we yarababwiye ni mugende mukore, hanyuma nanjye nkore ibiganiro byanjye binyinjiza amafaranga, umvuge nkore ibiganiro abantu bandebe, making money. Urumva hanyuma rero mwabonye ko Saben hari n'andi makuru nagiye mbona menshi cyane bavuga ngo yagiye ngo kuba i Burayi, ariko ibyo ngibyo ntabwo tubyitayeho. Icyangombwa ni uko Saben yagarutse neza, ibyo ngibyo mbishimiye Imana. Hanyuma rero nta n'ibyo turanabona yanatangaje, by the way ntabwo arabitangaza, ibyo ngibyo ni inkuru z'ibihuhano, ntabwo tubizi neza. Hanyuma rero mu by'ukuri nkibaza, ese niba koko perezida wacu wa repubulika, niba government ifata amafaranga ikavuga ngo abanyarwanda bakeneye internet, bakagenda bakadushakira internet idacikagurika, internet izatuma dukora tukabona amafaranga tukibeshaho, sinibaza ukuntu umuntu azayikoresha akayikoresha mu buryo budafitutse.
izi platform ni izacu, ariko niba ari izacu ntabwo dukwiye kuzikoresha uko bidakwiye. Twagakwiye kuzikoresha nk'abanyamwuga, zikatwinjiriza amafaranga, tukubaka platform zacu, hanyuma ndetse n'ibindi bihugu tukigira ku bindi bihugu, kuko hari ibihugu byamaze gutera imbere. Urumva, urugero twebwe mu Rwanda wenda ntituragererwa ubuntu bwo kuba wenda twabona monetize mu Rwanda. Turacyari gutanga imisoro hanze muri Amerika ndetse n'ibindi bihugu bifite monetize, ariko tumaze kuba yaba dufite monetize mu Rwanda, twagumye kuba ama platform yacu tuyabaruza mu Rwanda, tukinjiriza igihugu, tugatanga imisoro, tugateza igihugu cyacu imbere. Ariko urihandagaza ukaza bagushakiye internet y'ubuntu ugomba gukoresha idacikagurika, kugira ngo niba ufite telefone uyibyaze umusaruro, niba ufite mashini yawe uyibyaze umusaruro, niba ufite kamera ube wakora ibiganiro bikwinjiza amafaranga, ukajya kuri space ugafata umuntu ukamuterura, ukamuterura runaka yakoze ibintu. Ibyo bintu ntabwo bidukwiriye. Mureke twubake platform zacu, tuzubake ku buryo ndetse n'abandi bantu bazadukomokaho bazajya bavuka bakavuga ati ababyeyi bacu mu gihe cyabo bakoze ibi n'ibi. Urumva, twandikwe mu gitabo cy'amateka. Nabonye wa mudamu we rwose, icara wige buryo ki bakorera amafaranga bayakoreye mu nzira nziza, batabicishije mu bundi buryo, atari ubwo gusebanya, atari ubwo guharabika, atari ubwo kugira ati. None ubu ngubu niba ngende ndibaza, niba umuntu yicara akavuga umuntu kuva ku wa mbere ukwezi kugashira imyaka 2, iko kazi mugani wasabi uzagakora imyaka ingahe? Uzagakora imyaka 2, 3, 4, 10, 20, 30 kugeza ryari? Mwige kubaho neza, mwige kubaho mubana, ubana n'abandi bantu amahoro. Ndetse niba mugenzi wawe yakoze ikintu runaka cyangwa se yahuye n'ikibazo, ndabyemera, nta muntu udakosa, twese turi abantu. Umuntu ashobora guhura n'ikibazo runaka, ariko niba yahuye n'ikibazo runaka si ngombwa ngo ujye kuri space yawe uvuge ngo runaka rerere byacitse byayobye. Wagakwiye kugenda ukamubwira ati pole, ibi ngibi uri gucamo natwe twabiciyemo, ihangane, bihangana gutya, sibyo? Kubasubiza siho muti w'ibibazo, icecekere, byibuze ugatanga iryo humura. Naho uragiye urandagaje umuntu, uramuhandagaza. Umuntu afite ibyo yakoze muri iki gihugu, umuntu afite abantu baciye baciwe bakarya, afite abantu bagiye bagiye bakubakirwa, afite abantu bagiye bajya bagakorerwa ubuvugizi, abantu bakavurwa, bakorezwa mu Buhinde, bakavurwa, bakagaruka mu Rwanda, bakagaruka gushima. Urugero rufatika, murabona nyina senge wa Pastor Theogene Saben yubakiwe ku nkunga yavuye ku Isimbi TV. Dr Kanimba yavujwe ku mafaranga avuye ku Isimbi TV. Urumva, mwabonye ko hari n'undi mwana wo mu Majyepfo Saben yashakiye permis aranamwubakira. Urumva, anamushakira. Ejo bundi numvise Saben avuga yuko amafaranga yo kugura moto habura amafaranga make. Uwo mwana agiye kuzagurirwa moto. Wowe wakoze n'ibye bikorwa wakoze, abantu bazakwigiraho. Ndatekereza ko utaza gusenya umuntu ufite ibigwi bingana kuriya, no, ntabwo byagukundira. Iyi channel rero, niba utarakora subscribe, gerageza ukore subscribe, hanyuma numara gukora subscribe tujye tubasha kubana gatanu. Ukore share, comment, usharinga mu group yawe, hanyuma kandi subscribe cyangwa se ku bantu batumva Icyongereza, ku bantu bumva Igifaransa, s'abonner, ibyo nabyo birashoboka. Hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane rero. This is Nyawe TV show. Ibiganiro byo no akagaruka murabizi cyane.